Hey, twongeye kubasuhuza ni The Economic Updates, twongeye kugaruka tugira ngo tuganire uyu munsi. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'abakozi ba Leta n'umurimo MIFOTRA akaba yitwa Clement Kabirigi, yaganiriye n'ikinyamakuru Igihe asobanura cyangwa se ashyira umucyo ku makuru yari yatangajwe avuga ko hashobora kuba impinduka mu mishahara, aho abakozi benshi ba Leta bari batekereje ko imishahara izazamuka ikaba yahinduka, aho batekerezaga ko abakozi bahuje umwanya hatitawe ku rwego cyangwa se ku kigo bakorera imishahara igiye guhuzwa ikaba imwe, ariko uyu muyobozi yagarutse abishyiraho umucyo neza, arabisobanura, abishyiraho umucyo ku buryo bwumvikana. Mu magambo ye ati hari abantu bumvise ko guhera ubu abakozi ba Leta bose bafite urwego rumwe rw'akazi bagiye kujya bahembwa amafaranga angana, ariko ntabwo ari byo. Mifota cyangwa se biciye muri Clement Kabirigi, umuyobozi cyangwa se umunyamabanga wa Minisiteri y'abakozi ba Leta n'umurimo, asobanuye ko ibyo atari byo kubera ko nta tegeko rishya ryigeze risohoka rivugurura itegeko ryashyizweho rikubiyemo ibigenga isatsanyo y'abakozi ba Leta, itegeko ryo nimero 10/17 ryo muri 2026, aho avuga ati ibi ngibi ntabwo bihinduka, ntabwo riza rihindura ryarisanzwe ririho, kubera ko abakozi imishahara yabo igenwa hashingiye kuri sitati rusange igenga imirimo muri rusange. Imirimo nubwo yaba yitwa izina rimwe, ibyo yagarutseho avuga ko itaba ihuje urwego cyangwa se itaba ihuje ubunini bw'inshingano bugomba kuba butandukanye, bityo ko kuva inshingano zitandukana mu rwego rw'uburemere ndetse n'ibigo ntibinganye uburemere bw'inshingano, birumvikana ko abakozi batakwitega ko hazaba impinduka, kubera ko nk'uko babitekereza ntabwo byakozwe ngo bizane impinduka cyangwa se bije kuzamura muri rusange amafaranga umukozi yahembwaga. Mifotora rero ibyo yabisobanuye ndetse biha umucyo biciye muri Clement Kabirigi, umunyamabanga uhoraho muri iyo minisiteri. Impinduka rero zakozwe nk'uko bigarutseho zari zigamije ahanini guhuza uburyo bwo kubara indamunite n'impinduka zabaye mu misanzu ya pansiyo, kugira ngo amafaranga umukozi atahana adahinduka, ari nacyo abantu benshi bitiranyije igihe wabonaga ririya tangazo risirikira, ariko we yanavuze ko bitari byo mu by'ukuri. Uyu muyobozi kandi yongeye agaruka cyane ku gusobanura icyitwa indamunite. Yasobanuye ko indamunite atari umushahara, ahubwo indamunite ni amafaranga ahabwa bamwe mu bayobozi cyangwa se mu bakozi ba Leta bishingiye cyangwa se bitewe n'umwihariko w'inshingano bagiye bafite ndetse n'imiterere y'akazi bakora, akaba ari amafaranga azayongera kugira ngo abafashe gukora akazi kabo neza. Ntabwo indamunite ihabwa buri mukozi wese, ni nayo mpamvu abantu babiri bashobora kugira urwego rumwe rw'akazi ariko amafaranga batahana ntangane, kubera yuko umwe ashobora guhabwa indamunite undi atayihabwa, nyamara bari ku rwego rumwe. Ahangaha yongeye agaruka ku rugero rwatanzwe n'iyo minisiteri mu minsi ishize, avuga yuko ushaka gusanga umuyobozi w'imari mu kigo ari kuri level ya specialist cyangwa se level y'ubuspecialist, rero ugasanga amafaranga ahembwa n'ubundi still agomba kuba arusha ya bagenzi be bose bitwa aba specialist, ariko kubera ko ito kabayobora, of course agomba kuba afite ako kantu kandi abarusha, kubera ko ni urwego rumwe rwa specialist, ariko we n'umuyobozi ntabwo agomba kuba anganya amafaranga nabo. Muri rusange n'ibyo yagarutseho, avuga iteka rya Minisitiri w'Intebe ryo nimero 016/0 ryo kuwa 22/5/2026 rihindura iteka rya Minisitiri w'Intebe nimero 024/3 ryo kuwa 19/10/2022 ryerekeye indamunite z'abakozi ba Leta n'amafaranga y'ishyingura. Avuga ko impinduka zaryo zijyanye no guhuza imibare na indamunite ndetse n'impinduka zabaye mu bwiteganyirize bwa pansiyo, hagamijwe ko amafaranga umukozi atahana adahinduka. Nk'uko tubizi, igihe amafaranga akatwa cyangwa se amafaranga y'ubwiteganyirize bw'abakozi yavuga kuri 6 kujya kuri 12%, byari byoroshye ko amafaranga agabanywa ku mushahara w'umukozi hatagize Leta ntigire ikintu ishyiramo, ariko nk'uko bisanzwe bikorwa amafaranga akaswe ava ku ruhare rw'umukoresha ari we Leta, iyo yarazamutse Leta iratanga irayongera, nk'uko byumvikana bakongera 3%, ariko ayo umukozi yagombaga kongeraho nayo Leta yamushyiriraho, bisa nk'aho umushahara atahana utahindutse,
ariko pansiyo irazamuka. So iki nicyo rero barwanaga cyangwa se nicyo nk'uko babigarutseho bakoze bagira ngo bakipinge cyangwa se bamakinge sure ko umukozi amafaranga atahana adahindutse, ariko mu butumwa bworoshye kumva buto, ntabwo amafaranga umukozi atahana azahinduka muri iki gihe.